ugahamagara Imana ikakwima ukabura ikintu umubwira. Oya ntabyashoboka. Ntago byashoboka pe. Yego. Kuko ushobora kumubwira pukamusengera. Kuko isengeye y'umuntu ntago wabura message ye. Yego. Ntago byashoboka byo. Uko byagenda kose. Iyo uhamanya n'umwuka wera w'Imana. Yego. Uhamanya n'Imana. Ntago byashoboka. Nukuri. Umuntu yaguhamagaye ntago umeze nk'abahanuzi ba Bayali babanza bice bagora. Oya. Ntago meze nkabo pe. Nukuri. Ntago meze nkabo. Ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubesha. Ntabwo ujubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubesha. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene, oya. Cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari, oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene, oya. Cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari, oya. Ibyo bikorwa n'abana baragusetsa. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mperose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimire wewe wakanze subscribe ukadushyigikira, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere kayikanda. Nukuri ngusabiye umugisha nk'ibisanzwe. Nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu mba nirebeye umukozi w'Imana uganga tuganire ku mbaraga z'Imana. Twibutsa abantu yuko Imana yacu ivuga, ikora, Yego. itegeka bikaba. Mvugira ngo amen. Amen. Chantal tuguhaye ikaze, usuhuza abadukurikiye ubibutse n'amazina yawe. Murakoze. Amazina ni Muragishimana Chantal. Nkuko mubizi ndi umubyeyi Imana yagiriye icyizere. Yego. Ikamutoranya, ikamukura mu magana y'abanyabyaha. Yego. Ikamuzana, ikamwiyegereza, akaba ari umwe n'Imana. Akabakorera Imana. Yego. Imana imwe rukumbi. Iyo niyo naje kubabwira rero muri uyu mugoroba. Yego. Niyo tugiye kuganiraho. Iyo niyo Mana nzakorera. 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 Ya Mana irindira umuntu mu busabusa. Haleluya. Abantu bakabona yuko byacitse ko agiye gupfa, ariko Imana ikakurinda. Bakavuga baturiya abana nubwo abyaye abana ntibazakura. Imana ikabarera bagakura. Haleluya. Amina. Bakiga bakarangiza. Haleluya. Yesu Kristo Elohimu. Twaramuzinze tuzi ko atazashaka. Iyo bakabona urabyaye. Haleluya. 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 Ariko bakabonera kaguhaye. Iyo niyo abura akazi. Haleluya. Dopere saya tutayasika. Shaya binita heni. Tayasika iyo ngiyo. Iyo mu cyaro uvuka mu muryango wisuzugurwa, yarangiza ikamuzamura ikamushyira hejuru. Iyo niyo tuzakorera. Haleluya. 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 Umuririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba ngo reka gutinya ibizakubaho. Yego.
Imana izakurinda. Nukuri. Haleluya. Amen. Babyanga babyemera. Yego. Imana izakurinda. Reka gutinye bizakubaho, Imana irakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa. Imana irakurinda. Imana irakurinda. Iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Chantal kare Haleluya. ibintu ndi gutekereza ku Mana masezerano, Yego. ndi gutekereza mu gukora kw'Imana. Yego. Nza gusanga Imana ibwira umuntu ngo nzakurinda. Nta muntu nari numva ibwiye ngo nta kibazo uzahura nacyo. Rwose pe nasenganye n'abahanuzi benshi, nasenze inshuro nyinshi. Yego. Ntabwo ndumva Imana ibwiye umuntu ngumva mwana wanje ntabwo uzahura n'ikibazo. Ntabwo byashoboka ubundi. Ahubwo irakubwira tumva humura Nzakurinda. Yego. Mu makuba no mu byago. Yego. Mu bibazo, mu byishimo. Yego. Nzakurinda. Nukuri. Waba uraye nzakurinda. Yego. Wambaye ubusa nzakurinda. Yego. Urwaye nzakurinda. Yego. Uri mu madeni nzakurinda. Yego. Abantu bakwanze nzakurinda. Yego. Haleluya. Nuvuga ngo ntabwo yavuze ko tutazahura n'ibibazo, Oya. ahubwo muri bya bibazo iraturinda. Iraturinda. Ukaba ufite ideni, umuntu ukaba ugomba kurimwishyura umunsi turi kuwa kabiri, ukaba ugomba kurimwishyura kuwa gatanu. Yego. Ubu uri kubunza imiti kuwa gatanu, wa muntu uko twahanye gahunda bizagenda ute? Urumva? Noneho kwa kundi Imana yavuze ngo nzabana nawe. Ukajya kubona kuwa gatanu wa muntu aguhamagaye ati yewe ati ya mafaranga ati ntabwo tukiyakeneye kuwa gatanu, ati bavuze ngo tubazakenera ngo nyuma y'ibyumweru bibiri. None ugasanga muri ibyo byumweru bibiri nawe hari umuntu wari warakubwiye ngo umva rero ati amafaranga nzayabona, ka kantu nakwemereye ubu ntabwo kaboneka, kazaboneka mu byumweru bibiri. Ugasanga bihuriranyemo na bya bindi. Iyo Mana sha, iyo ngiyo Imana idakoze isoni. Yego. Abantu bakwanzeyo iramanukayo nk'Imana ikakurinda. Yego. Ikakurengera, ikakuba hafi. Waba wabuze n'amavuta yo kwisiga. Yego. Wisize igikotora bakabona wakeye, bakabona urakeye. Nk'ubu hari umuntu mbwiye mu kanya arambonye, turahuye mu nzira ndi kwigendera, arambwira ngo Chantal ngo usa neza, umeze neza. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko ni njyewe uzi ibanga ryanjye. Yego. Haleluya. Amen. Ubundi nuburara uzirinde kuganya. Yego. Kushobora kuganyira umuntu, wamuganyira ngo naburaye, akaba ari ugenda agatanga inkuru ngo runaka uzi ko yambwiye ko yaburaye. Yego. Ahubwo imana umubare wawe wa password. Yego. Urinde ntihagire umuntu umenya ibyawe. Yego. Wimenyera ibyawe. Haleluya. Kuko umuririmbyi yaririmbye ngo Imana irakurinda iminsi yose mu nzira unyucamo. Yego. Iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Hari igitero nakunze kivuga ngo nubwo uwo mutwaro uremereye. Yego. Ariko Imana igira ute? Imana irakurinda. Nukuri. Hari igihe uhura n'umutwaro ukuremereye, hari igihe ugera mu kigeragezo ukumva uraremerewe, ariko Imana irakurinda. Yego. Byanga byakunda Imana igira ute? Imana irakurinda. Nubwo biba bikomeye ariko Imana irakurinda. Wowe uri mu kigeragezo, wowe wabuze uko ubigenza, wowe waburaye, wowe wabuze amafaranga y'ikote, wowe ubuzima bwacyanze, wowe urwaye kanseri, wowe urwaye diyabete, wowe urwaye umuvuduko, wowe urwaye wowe ufite inda, mubyeyi ufite inda, humura Imana irakurenda. Nukuri. Haleluya. Haleluya. Chantal, uri umuhanuzi. Amen. Abantu bajya baguhamagara kugira ngo bahanurire. Yego. Nta muntu hari umuntu waguhamagara ukabura icyo umubwira. Chantal,
uri umuhanuzi pe, yego uhanura abantu benshi bigasohora, yego ndi umugabo wo kubihamya. Hari umuntu uraguhamagara Imana urubyiruko rw'iki gihe baravuga ngo Imana ikakuryana sini, ni ukuvuga ngo muri make ugasenga ugahamagara Imana ikakwima ukabura ikintu umubwira. oya ntabyashoboka, ntabwo byashoboka pe, yego kuko ushobora kumubwira ukamusengera, kuko iyo usengeye umuntu ntabwo wabura mesaje ye, yego ntabwo byashoboka byo uko byagenda kose. Iyo uhamanya n'umwuka wera w'Imana, yego uhamanya n'Imana, ntabwo byashoboka. ni ukuri. Akenshi umuntu yaguhamagaye ntabwo umeze nk'abahanuzi ba Bayali babanza bice bagora, oya ntabwo meze nkabo pe, ni ukuri. ntabwo meze nkabo. Shaka mwahawe impano nziza. Nahawe impano nziza, twahawe impano nziza, ni icyizere Imana iba yaragiriye umuntu, yego natwe tuba twaraciye mu makosi atandukanye akomeye, yego ko hari ibintu byinshi uhura nabyo mu rugendo bikagukomeza ugakomera, yego ukagira imbaraga, kuko nk'ubu nkanjye uko ndeba uko ntawe wamenya ko narwaye amavunja, mbese wabimenya warwaye ibirenge bigaragaza ibirenge, ntabwo wamenya ko byarwaye amavunja pe. Aya narwaye amavunja. Wajyaga se ko narwaye amavunja mu ntoki? no mu ntoki. Ibyo ni ibanga ryanjye n'Imana. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ntago wabyumva wowe uri kumbana gutya, ntago wabyumva, kuko nari umuntu utagira ishusho. Yego nari mfite ishusho ariko ntabwo idasobanutse. Sinari nzi gukaraba, sinari nzi kwambara umwenda mwiza nk'abandi, ariko ubu ngubu ndambara nkaberwa, nkambara n'agasaha, nkambara na kadashi, inkweto ihenze kabisa kubera Imana, ngakenyera n'igitenge kikambera. Akenshi kugira ngo umuntu aguhamagare ntube wabura message umubwira, muri make uko bimeze, umuntu araguhamagara cyangwa se umuntu aza kugana nawe ugahamagara Imana n'ubundi igahita ikwitaba ikavuga iti mwana wanjye, uyu mwana wanjye mubwira ibi, kugira ngo iyo communication n'Imana nyine ihore ku buryo Imana itabura message guhanga ubwira abantu. Ubundi bisaba kwegera Imana cyane, yego ukayihora hafi. Haleluya. Amen. Ukayihora hafi, ukayitereta, yego kuko n'urugero nk'iyo umusore ari gutereta umukobwa, mbese ari kurambagiza, yego amubwira utujambo twiza, I love you, ndagukunda, sheri, ibintu byinshi. Ubwo rero natwe duhora imbere y'Imana dusenga, yego kuko nta wahora imbere y'Imana ngipfe kumugisezerera amaramaze, ntago bibaho. Iyo usenganye umwete, Imana irakwiyereka, nukuri irakwiyereka pe. Ndi umugabo wo kubihamya, ndi umugabo wo kubihamya. Mama arwaye mu minsi ishize, arwaye, Imana yari yabimbwiye ko agiye kurwara, ariko ibincira mu marenga. Arambwira ati mwana wanjye, nkuye imva iwanyu mu rugo, murinze kuba imfubyi burundu. Ndavuga ngo Mana bizaturuka ku giko yabimbwiye, mama ari muzima, nta yari yakarwaye. Birangiye hashize nk'iminsi 3 mama ahita arwara. Arwaye ndavuga ngo Mana wibuke yuko wavuganye nanjye ukambwira yuko ukuye urupfu kuri mama, yego murinde rero, murengere nubwo arwaye. Kurwara ni ngombwa ko agomba kurwara, ariko murinde. yego Imana yumvishije gusenga kwanjye, yagiye mu bitaro abamo icyumweru, ariko ubu ni muzima. Amen.
Haleluya. Amen. Ndi gushima Imana rero, ni byinshi Imana yankoreye. Imana yanyijije amavunja, Imana yampaye isura nziza nk'iy'abandi. Ubu mfite agasura keza. Imana yampaye ubwenge, nta bwenge nari mfite. Imana yankoreye ibintu byinshi, yampaye umwana, ndayishimiye. Nihabwa icyubahiro. Nta kitakoze. Nukuri pe. Imana yarakoze yumve ko nyishimye. Imana ni byinshi yankoreye. Imana yankuriyeho impfu zitandukanye. Imana yandengeye mu buryo bwinshi, ikubika ibikombe by'uburozi ku buzima bwanjye, nkabibona nkabirebesha amaso. Ko hari umukobwa w'inshuti yanjye twaririmbanaga muri korari, yari inshuti yanjye magara igihumbi magara, kuko umwenda nabaga nambariyeho munsi yabaga wuze. Umukobwa amenye yuko hari umusore dukundana, aravuga ati kubera iki yantanga gushaka kandi ari njyewe mukuru. Umukobwa aragenda ategura uburozi, njye nabizi, arabutegura. Bigeze aho ngaho, Imana ndi gusenga, Imana irambwira iti mwana wanjye ngukuriyeho igikombe cy'uburozi, wari ugiye gupfa mu minsi 3, wari uraba wapfuye. Ariko ndi Uwiteka, igikombe cy'uburozi ndacyubitse. Ndavuga ngo Mana bizacaye, ninde ugiye kundoga ko nta hantu mpfa kurya, ninde ugiye kunyangiriza. Imana irambwira ati ngiye kukwereka ikimenyetso. Imana iransanga, imama yerekwa yiwe byose. Ndavuga ngo ntago bishoboka, ntago umuntu inshuti yanjye magara ariyo yagera kuri uru rwego rwo kugira ute, rwo kunkorera ibintu nk'ibi ngibi. Ndabihakana, ndavuga ngo Mana ntago bishoboka, uyu muntu ntago byashoboka ko ari we wafata uyu mugambi. Bishoboka bite? Umuntu dusangira akabisi n'agahiye, umuntu umenya ibyanjye, ni umuntu umenya inshuti mbana nayo, umuntu umenya ungira inama mu bintu bishoboka byari byo byose. Ntago ariyo wagera kuri uru rwego rwo kumemukira bigeze aha ngaha. Imana irambwira iti ngiye kukwereka. Imana iransanga, ibimenyetso byose bishoboka. Umukobwa ndavuga ngo wa Mana we, nimba ari wowe ubivuze, nshaka kugira ngo uyu mukobwa aze vizavi anzanira ikintu, nibwo ndamenya ko ari byo. Yego. Ngo twari turi muri repetisiyo, umukobwa ari kuwa 6 turi muri repetisiyo. Umukobwa araza arambwira ati rero Chantal, ati uzi ko nakuzaniye akantu wanzaniye ni agaki? Arambwira ati rwose nakuzaniye ikintu bita ibigori. Ibigori. Ndavuga ati si icyo kigori bite? Ati mu rugo twabitetse turabirya. Ati none navuze yuko nk'inshuti yanjye magara tutabimara naguhaye. Ndamubwira ati si wa mukobwa we, iki kigori byashoboka yuko twagisangira? Ubundi wowe udukurikiye, banza ushaka amakuru. Shaka amakuru, numara gushaka amakuru yizewe kandi afatika, atariho ivumbi. Ndamubwira ati byakunda yuko iki kigori tugisangira? Umukobwa ati si. Ati nge navuye mu rugo nabiriye, ati nabihaze. Ati urumva, ati nge ntabwo nagira ute, ntabwo ndongera kurya ibindi. Ati nibona kizaniye rwose nk'inshuti yanjye magara, ugomba kukirya. Ni okay, niba wabiriye ukaba wabihaze nta kibazo, nikizane ndakirya. Tubanza tujya muri repetisiyo turepete, nta kibazo ndakirya. Ndarana ikigori naragifashe ngishira mu gikapu. Turagenda turarepeta, ariko umutima ukumbwira uti nuramukuriye kuri iki kigori urapfa. Imana ihita inzanira iyerekwa. Uburyo yagikoresheje byose ndabibona. Imana kihari. Imana irahari pe. Umukobwa repetisiyo irangiye arambwira ati si none ka kantu wabasha kukarya bikarangira? Ubwo hari umukobwa dirija jante wacu wa korari, arambwira ati, ndamubwira ati rero
reka mbwire dirijante aze tugisangire. Umukobwa ati oya, ati nshaka kugira ngo ukirye wenyine. Ndamubwira ati oya, ntabwo bishoboka ko narya ikigori njyenyine. Ndamubwira ati reka udusangire, vunaho nanjye mvune turye ikivune, ikivune nawe urya ikindi. Ati oya, ati ntabwo byashoboka, ati niho nakigiteguriye kirye wenyine. Ndamubwira ati rero niba bitakunda yuko uryaho cyangwa se ngo hagire undi muntu tugisangire, bayi genda, ikigori nanjye ndakirya, nta kibazo kirantera. Ikigori naragifashe, ubwo twari turakora n'amasengesho y'umunsi umwe turararamo. Ikigori ndagenda ngishira nkariya muri pasiparume, abarimo ngishira ndongera ndigarukira, turasenga dusoje amasengesho nijoro nka 6 z'ijoro. Naragiye njya kureba ahandi cya kigori nagisize, nsanga ibyatsi byumye. Umva ndavuga ngo Mana we, mbyereka dirijante wa korari, ndabimwereka, ariko nanga kurirwa ndamubwira umuntu wari we. Ndamubwira nideba uko Imana yahoraga iravuga ngo ikuye imva muri korari, dore ikimenyetso ngiki, mutazagira ngo Imana irabesha, mutazagira ngo Imana ngira ryarya cyangwa se ngira tubura. Hoya, dore ngiki kimenyetso, Imana inkiza urwo rupfu gutyo, nyirebesha amaso, ndavuga ngo wite ushimwe. Umukobwa ategereza ko hari ikibazo ndagira, araheba. Birangiye abonye nta kibazo na kimwe ngize, umukobwa yafashe iya mbere arampamagara kuri telefone arantuka. Ukubona wagenda ngo uri kunsebya ngo ndi umurozi, iki n'ibiki, ngo nari ngiye kukuroga, ngumva nguhereye izi saha ngo sinzongera ngo kukubona, ngo na n'ubundi ngo yawe ngo ibyo wakora byose ngo uramusore ngo ntabwo ngo muzabana. Okay, ni nta kibazo, nibyo ngibyo nyine imigambi wari ufite ntabwo wayigezeho. Ni Imana niyo imizi byose kandi niyigena byose. Ibyo wagambirira gukora ku mwana w'umuntu ntacyo byamutwara isaha yitari yagera cyane. Ubwo rero ni ibintu byinshi nagiye mbona, Imana nagiye nyibona mu buryo butandukanye. Abantu bancukurira imva, Imana ikayinsimbutsa. Basaza banjye bagerageza kumurwanya ngo nte gusenga, ariko Imana ikagenda ibaha ibimenyetso byinshi bifatika, ikabampera ibimenyetso bifatika by'uko ari Imana nsenga. Ubwo rero ni ibintu byinshi Imana igenda inkorera, Imana igenda insimbutsa, ni byinshi. Yego. Chantal, reka tugere umwanya w'ijambo ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iyo yagiye dusimbutse ibyo ngibyo sha tuyivuge. Imana ishoboye byose. Ni ukuri. Tugiye gusoma Zaburi ya 91. Turasoma duhereye ku murongo. Fashe gusoma cyangwa ugiye gusoma? Fasha gusoma. Reka ngufashe. Yego. Zaburi ya 91. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Haleluya, haleluya. Uzajya uhungira mu munsi y'amababa ye. Haleluya, haleluya. Umurava we ni ingabo n'icyuma bigukingira. Yego. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha. Yego. Cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Yego. Haleluya. Cyangwa mugiga igendera mu mwijima. Yego. Cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Yego.
abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, haleluya, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, haleluya, ariko ntibizakugeraho, uzaburebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. haleluya, haleluya, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, yego, wagize isumba byose ubuturo, yego, nuko nta kibi kizakuzaho, kizegera ihema ryawe, nuko nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be, ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo, udakubita ikirenge ku ibuye, haleluya, uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza ako kanya, yego, kuko yankunze akaramata, haleluya, nicyo nzamukiriza, kuko yankunze akaramata, yego, kuko yagukunze wowe udukurikiye, haleluya, wowe uri guhumeka umwuka w'abazima, kuko aricyo, haleluya, 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 komeza, kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, dopere saya, haleluya, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye, amen. Haleluya, 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 ijambo rikomeye, kuko yagukunze akaramata, yego, haleluya, kuko yagukunze akaramata, kuko yankunze akaramata, yankunze nta kiguzi ntanze, yankunze ntari umuntu wo gukundwa, haleluya, yankunze ndi umuntu uciye bugufi, niyarebye ku mashuri, niyarebye ku buranga, niyarebye ku myenda, niyarebye kuki ku muryango mvuka mukomeye, niyarebye ku mafaranga, haleluya, nta kintu na kimwe cyatumije ankunda, haleluya, 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 kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamwambaza nawe azanyitaba, wowe udukurikiye ambaza Imana izakwitaba, kuko yagukunze utari uwo gukundwa, haleluya, 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 nguba mu rwihisho rw'isumba byose, uwazahama mu gicucu cy'ishobora byose, nukuri, mba mu bwihisho bw'isumba byose, ntuve ku Mana, nubwo uhuye n'ibibazo, nubwo uhuye n'ibigeragezo, hungira kuri Yesu, nubwo waburaye, hungira kuri Yesu, nubwo uri kureba hirya no hino ukabona byagucanze, ariko hungira kuri Yesu, haleluya, uwo mwami wagukunze utari uwo gukundwa, uwo mwami wagukunze uri umunyabyaha, uwo mwami wadukunze, haleluya, haleluya, tutaraba gukundwa, uwo nguwo aba ari guhungiraho, haleluya, haleluya, haleluya. Imana yatabaye Yosefu ikamugira uwo kwifuzwa, haleluya, ikamugira umuntu ukomeye mu muryango w'iwabo, haleluya. Iyo niyo nje kukubwira kuri uyu mugoroba, iyo yagukunze kuko yagukunze akaramata, nikizagukiriza, uzayambaza nayo izakwitaba, haleluya. Mu makuba no mu byago nuyambaza izakwitaba, waba uremerewe, waba urushe, waba ufite ibibazo bikuremereye, waba urwaye, aho urwariye hose, waba uri ku gitanda, wumve yuko yagukunze akaramata, kuba ukiriho ugihumeka nuko yagukunze akaramata, haleluya. Kuba ucyambara igitenge ukaberwa, kuba ugikenyera ipantaro ikagufata ukaberwa, kuba wambara ishati nziza ikakubera, kuba urya abandi hari ababuraye,
nuko igukunda karamata. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo ngiyo yikunde kandi uyinambeho. Haleluya. Yikunde kandi uyiringire, uyigirire icyizere. Haleluya. Kuko ndi umugabo wo kubihamya. Ni benshi babihamya, ni benshi, hari benshi nzazana ahangaha yego batanga ubuhamya. Yego, ubuhamya burakomeza, batanga ubuhamya bw'Imana yabakoreye binyuze muri njye. yego Ntago ari ukubapapira, ntago ari ukuvuga ngo nkundwa ngo ngere hirya no hino. Hoya, ibintu mvuga ni ibintu biri visave, yego amaso ku maso. Haleluya, 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 haleluya. Imana uyigirira icyizere. Imana yabashije kuvugira muri Zakariya ubwo yari ageze mu zabukuru. Haleluya, haleluya, haleluya. N'umudamu we Elizabeth bageze mu zabukuru, Imana irababwira ngo umva, ndirahiye ndi Uwiteka, nzabaha urubyaro. Barashidikanya, baravuga ngo Mana bizagenda bite ko tugeze mu zabukuru, tuzabyara tugeze mu zabukuru? Ariko hari Imana iyo ngiyo itanga urubyaro. Umuntu ageze mu zabukuru, abantu barihebye, abantu baratanze amatangazo, ariko Imana ikarenga kuri ayo matangazo abantu bamanitse, ikayamanura, ikavugana n'ijambo, yarangiza ikarisohoza. Iyo ngiyo aba ariyo dukorera, aba ariyo twiringira. Zakariya ageze mu zabukuru, igihe cyo gusama ko kwa Elizabeth kiragera. Zakariya agira ikibazo cyo kutavuga. Haleluya, haleluya. Hari ibitumye utavuga, hari ibikugize ikiragi muri ino minsi. Ibibazo byakugira ikiragi, ariko nkuzaniye inkuru ivuga ngo hari Imana itabara, hari Imana irengera. Zakariya ageze mu zabukuru, Elizabeth arasama. Akimara gusama, igihe cyo kubyara kiragera. Zakariya atabasha kuvuga. Haleluya, atabasha kuvuga. Ayiwe, igihe cyo kwita umwana izina kigeze. Ntiyarashoboye kwita izina kuko yari afite ikibazo cyo kutavuga. Ayiwe, dopere sayi tutayasika. Ageze icyo gihe cyo kwita umwana izina, imiryango iraterana, iravuga ati none ko Zakariya atavuga, ninde urabasha kwita umwana izina? Biragenda bite? Ariko kubera yuko Imana yo yari izi byose, batuma ikintu cyo kwandikiraho, bazana ikaye n'ikaramu, bahereza isagu Zakariya uwo mwana. Bamucira amarenga, baramubwira bati dushaka ko wita umwana izina. Haleluya, 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 haleluya. Zakariya arandika, aravuga ati umwana niyitwe Yohana. yego Haleluya, haleluya. Ayiwe, abantu baratangara, abantu barabazanya, baravuga bati uyu mu muryango wabo ko nta muntu witwa iri zina. Uyu mwana azaba iki? Uyu mwana azaba muntu ki? Uyu mwana ni igiki? Ariko yari ari mu mwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Nuko ku murongo wa 80 muri Luka igice cya mbere murongo wa 80 haravuga ngo uwo mwana arakura, ngo nuko agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Haleluya, haleluya. Nawe hari ibikugize iki kiragi kuri uyu mugoroba. Burwayi bwakugira ikiragi,
ibibazo byakugira ikiragi, amadeni yakugira ikiragi, ayiwe, ariko nkuzaniye inkuru ivuga ngo guma mu butayu, hari Imana ije kugutabara. Nubwo uri mu butayu bukuremereye, nubwo uri mu butayu bugoranye, ariko mu ijuru hari Imana itabara. Haleluya, haleluya. Ngo nuko uwo mwana agwiza imbaraga z'umutima. Wowe uremereye ngwino usange dusenge, duhamagara Imana ikuruhure. Wowe wabuze uko ubigenza, ngwino usange duhamagara Imana. Imana ishoboye byose, Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kukurwanira intambara utazi n'izuzi. Ngwino usange dusenga Imana. Amagambo y'Imana nari mfite yarayo ngayo. Uwiteka nduhire muri byose uyu mugoroba, kandi Uwiteka agufashe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Shanta, Imana iguha umugisha. Tuganye ku musozo. Yego. Ugiye kuduha nimero, utange na adresse neza. Waza mu rugo ni muhe mudugudu, akagari, agasantere, kurya umuntu yahamenya. Murakoze. Nimero yanjye ya telefone ni 0759585991. Ubwo muze dusengane, mumagare kuri telefone dusengane. Ushaka kunyandikira kuri WhatsApp, nta WhatsApp muri no minsi ndi gukoresha. Imana iguhe telefone nini. Ego. Imana igira kubigenza ikinzira aho zitari. Ushaka kuza mu rugo udusengane, waza ukagera i Musanze, abari mu mujyi wa Kigali, yabara ari Gisenyi, uraza ukagera i Musanze muri gare, ugafata umumotari cyangwa se ugatega imodoka ikakugeza ahantu bita Karwasa. Karwasa. Iyo uhageze urampamagara nkakuyobora naho ngaho. Yose uburyo utuye Karwasa. Yego. Uziko yanayikizamo ngo ni mu Gahunga. Oya. Ni Karwasa. Yego. Ugera ku murenge, umurenge wa Gacaca. Yego. Umurenge wa Gacaca. Umurenge wa Gacaca bakampamagara, biroroshe cyane. Yego. Yego. Sawa, reka dusoze n'isengesho. Yego, reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye uburinzi bukomeye bwabanye natwe. Waturinze uhereye mu minsi yose ishize kugeza kuri aya masaha, turacyahumeka umwuka bazima, izina ryawe nirishimwe. Wabanye natwe dutangira ikiganiro, twakubwiye ngo nuze ukabana natwe tukagisoza amahoro. Turagushima, wumve ko tugushimye, tukuzamuriye icyubahiro. Uhabwe icyubahiro yuko wabanye natwe, ukaba waturinze, waturengeye. Uhabwe icyubahiro. Uwiteka Imana Nyiringabo, rero nsengeye buri muntu uwo ari we wese ufite ikibazo cy'uburwayi, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Muramburire ukuboko kwawe gukiza, mukize. Uwiteka Imana Nyiringabo, mukize mukure ku gisasiro mu izina rya Yesu Kristo ryera. Abari mu nzu y'imbohe, mu izina rya Yesu abo babohore, mu izina rya Yesu Kristo. Abafite amadeni rekubishurire mu izina rya Yesu Kristo ryera. Reka izina ryawe Nyiringabo Imana rikora imirimo ikomeye, rikora ibitangaza byinshi. Urakoze Nyiringabo.